rwose ndaguhaye pe jyanire mu bitaro niba uri kubona uwo mwamuhanganye nawe n'amaboko yaba afite cyangwa amaguru umva Beritara ndakwiyamye ntusembure muri kano kandi ushaka kubona nkumeneye umutwe muri uno muhanda kandi ukimenya ko ugiye nta mikino njya ngira isemburire nakubarira iki ntabwo uri kumbona imbere yawe se nta kibazo bikore ngenda ategereje ahubwo ndi kumva wanatinze ariko wagashyano we ubundi uba wikanga ibiki iyo ubona uri kunyiyemeraho bingana gutyo ubona nakwihoreye ukagira ngo kandi sha biriya bitaro ndi kuvuga ushaka kubiraramo mu mahoro wanyemera nkakwibariza ikibazo upfa kumbaza ubundi uruhiye ubusa nabura n'umwaka maze ubwo busa bwawe vuba vuba se numve mbere y'uko nkwabura umbwije ukuri udaciye ku ruhande ubundi dupfike ahubwo se nawe umbwije ukuri ni igiki tudapfa ibintu byose njye nawe turabipfa kubera ko uri umwanzi wanjye iteka n'iteka njye rwose kugeza na n'izi saha sindasobanukirwa ikintu gituma unyita umugome kandi nzi neza ko nta n'impamvu n'imwe yatuma njye nawe tuba abanzi nawe ndabizi neza ko ubizi sinzi impamvu uba wijijisha wicisha ku ruhande uri kwivugishwa rero ngo bagire ngo nawe uri amanu hatuwe nta kigenda cyawe umutima wuzuyemo uburyarya n'ubugome ikizima rero mbona ntabwo twajya twirirwa ducyocyorana utarambwira ikibazo gihari ngo tugikemure ndakeka ibintu bitarangira pe umva ibi bintu bizarangira nanjye habawe pe sinzi rwose mami ndabizi neza ko ndi intungane nubwo nta ntungane muri byose ariko ndabizi ko imbere yawe nta gicumuro na kimwe cyangwa ikibazo kiri hagati aho urumva ra ngo karigira marayika nutagira isoni ntamwara nta n'urusoni koko urabona ra uranyadukira wagashyano we cyangwa mami ubona nakwihoreye ukagira ngo ariko mami njyewe uranzi umva ntabwo nzakumenya birenze ahangaha ndakuzi kurusha uko wize cyane uko wowe uri ntabwo nkuvuze nzaguca umugongo